Birababaje kandi biteye ubwoba mu by'ukuri bakozi cyangwa se niba ufite umuntu ukorera niba ataguhemba cyangwa se akaba hari ubundi buryo ki ataguhembamo, gerageza ushake undi mwanzuro nimba wagenda cyangwa se naho wamujyana mu buyobozi ariko udafashe umwanzuro ugayitse nk'uyu mukozi ngiye kukubwira wafashe umwanzuro ugayitse akaba yarakoze amarorerwa ku mwana w'imyaka 3 yonyine. Ese wakibaza ngo byagenze bite? Ese ni iyihe mpamvu yabimuteye? Ariko mu by'ukuri ngo ubugome ntago ari bwiza kandi ubugome ntaho bwakugeza. Rero ni ku nshuro turimo turibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, dukomeza kwibuka twiyubaka duharanira ko ibyabaye bitazongera kuba kandi tunagaya tunanenga abapfobya ndetse bakanahakana ibyabaye mu 1994, duharanira ko bitazongera kuba kandi dukomeza kwibuka tuniyubaka. Yego nk'uko nabibabwiye rero uyu ni umwana w'umukobwa mutoya w'umukozi ngo aravuga ko mabuja we yajyaga amuhemba rimwe na rimwe akamuhemba amafaranga atuzuye, ikindi gihe ngo ntamuhembe. Rero ngo uku kwezi kwari kumaze kuba kwageramo yamubwiye ko agomba kuba yamuhemba ntiyamuhemba, hanyuma uyu mukozi afata icyemezo kigayitse, afata umwanzuro ugayitse rwose. Nawe uri kubireba urabona ko uyu mwana uri kuri screen yawe ni umwana ukiri mutoya rwose, ni umwana umwana ukiri wo kuba nyine yakitabwaho ariko adakorewe amarorerwa nk'aya ngaya. Yango umukozi akimara kubona mabuja we atari kumuhemba yafashe umwanzuro wo gukora ikintu kigayitse, afata ipasi ishyushye ayikoza mu ijosi ry'umwana, ariko nyine habayeho Imana kuko umwana nyine byabaye ngombwa ko bamujyana kwa muganga bamwitaho. Ariko nanone ngo uyu mukozi icyemezo yafashe kigayitse cyatumye yisanga ahantu hatari heza, ahantu hatari heza kuruta uko yari kwihangana akabasha kuba yabyoroganiza neza, nyirabuja akamuhemba cyangwa se akaba yamujyana mu buyobozi akaba ari bo bamwihembera cyangwa se bakaba bamutegeka kuba bamuhemba. Rero leta y'igihugu iragira ati abakozi cyangwa se abakoresha mwite kubo mukorera namwe kandi mwite kubo mukoresha, hato na hato mwirinda ibi bintu ko byaba, dore ko hari mu mwaka ushize wafashe umwana akamwica muri ubu buryo bitewe n'uburyo ki ngo nyirabuja yari yaranze kuba yamuhemba. Haba babyumvishe cyangwa se ababashije kuba bakumviye inkuru byabateye agahinda, barababara bagira ihungabana kuko nawe umaze kumva ibingibi cyangwa se ukaba wategera amatwi ibingibi byagutera agahinda, kuko murabona uyu mwana ni umwana ukiri muto kandi ni ikibondo cyiza. Rero wabashije kuba yabyumva, nawe nimba wajya gutoteza umukozi cyangwa se ukaba utamuhembaga, ikosore utangire uhemba umukozi. Bakozi namwe ni ubona nyokobuja hari uburyo ki mutari kugendanamo neza, gerageza ushaka ubundi buryo ki wakoramo utangije uwo wareraga. Mwakoze gukomeza kudukurikira, mukore subscribe ku muntu utarayikoze, ngaho ma comment mu bitekerezo by'uko bivuze ko nazajya nkugezaho ibiganiro umunsi ku munsi, kandi dukomeze twibuke twiyubaka duharanira ko ibyabaye bitazongera kuba, tunenga tugaye abagerageza gupfobya jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994.